By'umwihariko nongeye kubasuhuza abakunzi ba Sam Empire nk'uko bisanzwe, amazina ni Mbonyumugenzi Samuel, bagezaho amakuru menshi agiye atandukanye kandi meza. Uyu musore rero uramubona aha ngaha, Yago Punda guturuka mu gihugu cya Uganda, umusore uri gukora ibitangaza bidasanzwe. Ubu ngubu rero nguhaye ikaze, niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, ikintu nagusaba banza ukore subscribe. Rero niba dusanganwe uzi ibyiza byacu tukugezaho, icyo nagusaba muri aka kanya ni uko wakanda like ndetse ukanyandikira no muri comment undi musitari ushaka yuko tuzagukoreraho, ndetse warangiza ugakora na share ya video yanjye ikarebwa n'abantu benshi. Ntimuzajye mukunda kujya mwenyine, sibyo? Uhawe ikaze rero. Sam Empire iri kugusaba umusada wawe, kanda subscribe, notification, ubundi wikomereze video, sibyo? Uyu mugabo Yago Punda wakoze gukora bya bindi maze kugusaba mu kanya, ndagira ngo ubwire yuko uyu mugabo ari kugenda akora ibikorwa byinshi bitandukanye hirya no hino, cyane cyane mu gihugu cya Uganda. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo muri make mu mwitege ntagatangaza ku bantu bakunda umuziki we. Uyu mugabo ni umuhanga. Uyu mugabo rero ikintu nakubwira, uyu mugabo ari kugenda akora icyo bita media tour, anyura mu bitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye. Kandi iyo umuntu agenda anyura mu bitangazamakuru byinshi bigenda bitandukanye, ni ukuvuga ngo uwo mugabo aba agiye kwamamara cyane ku buryo budasanzwe, biteye yuko ubusanzwe aba yiyumva ndetse afite n'imbaraga zo kugera kw'abo banyamakuru. Si ngombwa ngo abanyamakuru bajye kumushaka, ubwo afite imbaraga zo kujya kubashaka. Waba uri aho ngaho utase ikinyamakuru bita Bukedi NTV, ibyo binyamakuru niba ubizi rero, uyu mugabo mw'iyi minsi nyine ari kuhatwikira tu. Ubwo niba ubizi nyine ushobora kuba waramubonye, ntunabyiteho cyane, ariko nyine umenye yuko uyu mugabo ibyo binyamakuru bihambaye ari kugenda bigeraho. Ese wowe ukunda ibintu bijyanye n'imyidagaduro? Ukimara kumubona aho ngaho kuri Bukedi NTV, ubundi wabibonye ute? Niba udakunda ibintu bijyanye n'imyidagaduro se wabonaga bimeze ute? Mu by'ukuri nanjye reka nkubwire uburyo nabibonaga. Nabonaga ari ibintu byiza cyane, nabonaga abantu benshi bamwishimiye, nabonaga nyine ari ibintu birenze kurusha uko mwe mwamubitekereza. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo rero uwavuga yuko ari gutwika ntabwo yababeshe pe. Bad, uyu mugabo rero aracyaduhereza imiziki. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo yatangaje ikindi kintu gihambaye kandi kinatangaje kandi kiza ku bakunzi b'umuziki nyarwanda, ku bakunzi b'imiziki nyarwanda. Nanjye ndimo, nawe niba urimo nguhaye chance. Uyu mugabo rero yatangaje yuko agiye gusohora alubumu ye ya kabiri. Iyo alubumu rero reka tubabwire ibyayo cyane. Ese ibyo nakubwiye wabikoze? Ndagira ngo ubanze ukande subscribe niba uri mushyashya ku iyi channel, nurangiza ukande like, unyandikire muri comment ati nanjye mbaye umwe mu banyamuryango ba Sam Empire 100 nguko bisanzwe, tuzajya tubana mu bintu byose, si byose? Tugikomeje ko uyu mugabo Yago Punda, ni ukuvuga ngo uyu mugabo ari kubateguza neza yuko ari kubategurira indirimbo nziza ngo ndetse itwika, ari kumwe n'uwo bita Like Benda. Iyo ndirimbo rero reka turebe studio izakorerwamo. Ahangaha noneho niwumva izina Nessim ni umuproducer uhambaye cyane mu gihugu cya Uganda. Abaraperi cyangwa se n'abahanzi nyarwanda benshi bajya gukorerayo. Ubwo nyine uwo nguwo ni umuntu ubura kubica ngo uko mwumva ka kantu ngo nyine tu, uwo nguwo nawe aba ari kubica yongeye bigacika. Ni ukuvuga ngo iyo ndirimbo biragaragara yuko yakozwe ubwo n'uyu mugabo Nessim. Ubwo rero ni ukuvuga ngo mu minsi mike nyine mugiye kuzajya mugenda nayo muyumva muvuga ati Yago Punda ari gutwika koko. Ese wari uzi neza yuko iyi ndirimbo akimara kuyitangaza Yago Punda, uwo bita Tumba mu babloga banga mu Rwanda, wari uzi neza yuko batangiye kugenda banajya imiriro bavuga ati ako karirimbo kazane nako gatwike? Nawe rero aho uri nyine cyaza iryinyo pe, aka karirimbo kazakugere ku mutima,
kakuce mu matwi ndigahinguke mu kundi kagende gashinga imizi mu mutima wawe. Ni ukuvuga ngo nta muziki uhari nta n'ubuzima bwaba buhari. Ese simuzi yuko na Satani mu ijuru yaririmbaga? Ubwo rero ni ukuvuga ngo umuziki wubahwe. Ubwo se iyo ndirimbo ubona iba itanaguteye amatsiko cyangwa ukabura ukumva niba utazayumva ukabona atekereza ngo hari n'igihe wasanga ari bya bindi byo kwamamaza Okama simumuzi? Nawe reba indirimbo yo Okama yagiye arangiza agashyira kuri status ye ya Instagram akavuga ati kano karirimbo rwose ndakabatuye bana b'Abanyarwanda n'abari ku isi mwese mukunda uyu muhanzi, aka karirimbo ndakabatuye nanjye kari kungora ku mutima. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ndabizi mwese uko muri kumva aya makuru turi kuvuga kuri Yago Pundapi, ku bakunzi be no ku bakunzi bacyo ndabizi pe murumva ari byiza, ariko nyine ntababura kumugirira ishyamba nga gutya. Hari umubloga nyine yagiye yandika muri comment reka turebe ibintu ashobora kuba yaranditse nabyo mumenye neza yuko uko wakamamara kose uba udakunzwe n'abantu bose. Uyu mubloga yakomeje avuga ngo mwanze kumufata nk'umuhanzi none ageze aho ajya kwisabira korabo mu bihugu by'amahanga. Ati rero nyine niba mumaraho amafaranga nabo azabashyira hanze. Urumva uyu mubloga rero ntabwo nyine ibintu byari ntabwo nyine namwe murabyumva si fresh ni danje. Ahangaha rero abantu benshi bagiye bamwe bavuga ati big night, abandi ati gabanya amatiku wacyana we, abandi bati tisubundi waririmbye hehe, indirimbo zawe ubundi ni izihe? Nyine ni ibintu abantu badahurizaho, ariko nyine uko byagenda kose iyo umuntu akora tuba tubibona namwe muba mubibona. Abandi nuko bindi bagiye bavuga ati ariko si wowe bundi bino ni ibiki, ni kuki wazana Yago muri politiki? Nyine izo ngizo ni story z'abafana tu. Aprination muri commentaire zatewe yavuze ati ariko njye nyine yagarutse aravuga ati ariko njye nyine nta kintu mba navuze, byose mba nabishize hanze. Abandi baravuga ati ariko we uzagira urwango ugeze ryari, uzageza he n'urwango rwawe? Yego anga commentaire ya nyuma yo mu by'ukuri icyo yavuze murumva neza yuko yakoze abantu ku mitima, mbese commentaire yakoze abantu ku mitima ya benshi. Ni ukuvuga ngo yavuze ngo ubundi ni kuki imitwaro y'abantu ibavuna kandi batayikoreye? Imitwaro y'umuntu ni kuki ivuna abantu batayikoreye? Ese koko nawe uri umwe mu bantu bavunwa n'imitwaro batikoreye? Icyo kintu ryaba ari ikosa rikagutakaza umwanya ku bantu bari mu bintu byabo. Nawe ukora ibyawe basi, niba unafite ibyo ukora gerageza ubarushe, nabo mube muri hagati mu kibuga mumeze nk'abantu bahanganye ariko mudaterana amagambo mutagwana. Ni kuki abantu bavunwa n'imitwaro batikoreye? Ni kuki ubundi abantu bavunwa n'imitwaro batagize batikoreye? Nyine biba bibabaje tu. Ntuzigere ugaragara nk'uyu mubare w'abantu bavunwa n'imitwaro batikoreye. Uyu mugabo Yago Pundapi mu gihe gishize nyine bongeye kumwihereza cyane, arangije abwira abantu n'abafana bati mufate itoroshi munyuze muri social media murasanga nyine abantu bavuga byinshi bansebye, ariko ngomeza kubereka yuko nandege nyira ntamutse nzifite zacika ngagwa hasi, ariko nyine mbereka yuko nandege mfite. Iri jambo ndibuze kurigarukaho nibura mu kiganiro ndibuze gukora mu minsi iri imbere. Ese ni ukuvuga ngo wowe abanzi bawe babandi baba bashaka kuguca intege, impamvu baba bashaka kuguca intege ni uko baba babona ufite intege, wowe ujya ubereka yuko nta ntege ufite, babura icyo baguca biteye yuko bashaka kuguca intege ngo ntugire aho ugera. Bityo rero ujya ubereka yuko nta ntege ufite, numara kubereka yuko nta ntege ufite bazajya bakubona babone watumbagiye, none ahantu wageze nta n'umwe ushobora kuzakumanura, bazasigara baririra mu myotsi. Si byose Yago Pundapi nawe niko abigenza, abereka yuko nta ntege afite. So ubereka intege zawe kugira ngo bazice?
nujye wereka abanzi bawe intege zawe kugira batazazica. Uyu mugabo Yago Pondati ikintu aba ashaka kugaragaza neza yuko n'abataremera bazemera, kandi kuko nyine utangira babyanga, bari bazi ko nzaherayo babwire ko isheni yacitse mpanganye nawe. Mbese ni ukuvuga ngo nyine baba bazi yuko niyo uhuye n'ibyago yuko aho hantu utazahivana, iyo urwaye baba bazi yuko utazabyutsa umusaya, ariko nyine hejuru ya byose hari uruta byose. Ubu ngubu uruta byose rero niwe utugenera ubuzima, aduhereza no kwamamara. Ni ukuvuga ngo Yago Pondati nibyo bintu abashatse kugaragaza muri rusange. Ahangaha sinabura kukubwira yuko mbikuye ko uyu mugabo Yago Pondati, sinabura kukubwira yuko ari abantu baberaho kurwanya abandi. Yakora ibintu byiza abandi bakagaragaza yuko nta kintu cyiza yigeze akora. Abantu nyine nta muntu uza niyo babasikurira mu sekuru ndibanoga, ibyo wakora byose ntibyabanyura. Rero abo bantu ubundi ubaho uzi neza yuko bahari, ariko ntibakubuze kwambuka ngo ugere hakurya y'ikiraro. Ahangaha umugabo bita Mitsutsu muramuzi. Umugabo bita Mitsutsu muramuzi, abantu bamubungijeho umunwa, bamubunzaho amagambo bamubwira ati rero yagaririmba nabi. Nawe agendera mu kigare, arangije aravuga ngo yego koko uriya mugabo aririmba nabi, ariko nyine abivuga muri bwa buryo bwa komedi ashaka gusenya, ariko nyine bidahambaye. ngo noneho ngaza gufata umwanya wo kumva indirimbo za Yago Pondati ngazumvishe, ngo ahubwo asanga guturuka ku ndirimbo ya mbere kugeza ku ya nyuma zose ari nziza. Ni wowe wabyivuga, aravuga ati njye nasanze ari nziza pe, nta kintu nzishinja. Abantu rero bagenda basenya indirimbo za Yago Pondati, sha ni ukuri sinzi ikintu aba bantu, sinzi ikintu baba bashaka. Ngo ndabyina bakayomba kandi nabo barabikora. Namwe rero ari ikintu nabasaba mwe mukurikirana YouTube channel yacu ya Sam Empire 100 nguko bisanzwe. Ikintu mbasaba ni iki ngiki, mujye mwirinda abantu bavuga ku bandi nabi, bazana imvugo mbi yo kuvuga ku bandi nabi, kandi akenshi na kenshi bari abantu baba ari abahanga mu kuvuga, kandi n'ibyo bavuga ari bibi mu by'ukuri baba bari mu kazi, bo baravuga barangiza bakagira ute bakinjiza. Ntabwo ari baba paparazi bavugira gutyo gusa ngo bavugire ubusa, abo ngabo baravuga bakinjiza. Bityo rero abo bantu ujye ubirinda, ntujye ukunda kugendera mu kigare cyabo, kuko ntabwo ukuri nubwo kwatwikirwa, imvura ntabwo hazashira igihe itari yagwa ngo ibure gutwikurura uko kuri. Bya bindi bavuze imvura izagwa ibinyuremo, kuko ni ibyondo si beto, asigaye muhite mwibonera ukuri. Uyu mugabo Yago ni umusitari ndetse ni umuhanzi, indirimbo ze mujye mugerageza kuzumva. Imana ibahereze umugisha, mwe twabanye rero. Uyu mugabo twamwigiraho byinshi, urakora icyo ukoze cyose abantu bakayomba, kandi nabo babikora. Gusa baba bibereye muri business bari kuvuga ati uriya muntu nitumusenya, bakumva uburyo turi kumusenya, n'abandi baragendera mu kigari. Nyine ni nguko hariho Imana hakabaho na Satani. Murakoze, Imana ibahereze umugisha.